Mwiriwe neza, nshimishijwe no kubagezaho kino kiganiro kigufi. Umugabo Nietzsche twakomeje tumuvuga, wa wundi wavuze ati nabonye Spinoza yarambanjirije. I have found in Spinoza a precursor. Precursor ni précurseur mu gifaransa, umuntu uba warakubanjirije. Ubu rero nanjye nari ndwaye, ariko byibuze nshatse gukora kino kiganiro gito kugira ngo bereke ko buri situation yose waba urimo nanone idashobora kuba mbi nk'uko abantu bashobora kubitekereza. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ubwo nkennye ni bibi, uko ndwaye ni bibi, uko mbuze icyo nashakaga nabyo ni bibi, ngo ndiho ubuzima bubi. Ntabwo ari byo. Yes, tugomba gukora dushaka amélioration, ariko ntabwo qualité de vie, the quality of life ntabwo ishingira buri gihe ku bintu bigaragara gusa. Okay, igitabo rero, hari igitabo twavuzeho kivuga ngo Also sprach Zarathustra. Icyo ni Ikidage, kuko nuko yanditse mu Kidage, n'undi ni Umudage. Also sprach Zarathustra. Mu Gifaransa wavuga ngo Ainsi parla Zarathustra. Good. Mu Cyongereza Das sprach Zarathustra. Icyo ni Icyongereza cya kera, ni nacyo gitabo mfite cyo mu Cyongereza, ariko noneho ushobora kubishyira mu Cyongereza gisanzwe ukavuga ngo Das sprach Zarathustra. Okay, reka turebe ano magambo ari aha. Dushatse twahera kuyaha nyuma, ndumva n'amajwi arimo kugeramo y'aho twegeranye. Ayo majwi mwumva n'ay'umuntu uri mu mirimo agira ibyo atunganya kuko burije. Ngo sino consigo inventar el artificio de los alquimistas para transformar este fango en oro. Estoy perdido. Reka twumve aho bitangirira, twumve ibintu byoroshye kumva. Perdido, estoy perdido, I am lost, je suis perdu. En oro, zahabu, oro. Sino consigo biva kuri verbe conseguir. Conseguir ni achieve. If I don't achieve to invent the way alchemists transform this fango bivuga icyondo se mu cyo, this clay in gold, I am lost. Urumva kano gace sinzi aho yari yahereye, nta gitabo cyose nagifashe ngo mpite ndebamo. Njye nashimishijwe nyuma n'icyo yasobanuye hepfo, ngo niba ntashoboye guhindura ariko wanabyumva, guhindura icyondo zahabu nk'uko abarishimiste babikoraga, ubwo naba ndi lost. Aquí tengo la oportunidad más bella para demostrar que para mí. Ariko ubu ngubu mfite amahirwe akomeye cyane, meza cyane yo to demonstrate that for me, para mí, toda vivencia es útil. La vivencia, no conozco bien la vivencia. I don't know very well vivencia, but I think it is a situation. Every situation is good, is important, is like useful. Toda vivencia es útil. Todo dia sagrado. Every day is like sacred. Toujours est sacré. Tu ne vas pas dire, ntabwo uzavuga ngo umunsi uri sacré ni ku cyumweru, ni ku isabato. Umunsi wose ni mwiza, ni sacré. Todo ser humano divino. Aka niko kanyuma rero. Toda vivencia es útil. Every situation is useful. Every day sacred, and every human being is divine. Urumva buri muntu wese ni divine cyangwa afitemo ubumana.
urumva nta kuvuga ngo uri ugufasha uriya mugenzi wawe umuvandimwe ni uri divine gusa, ahubwo abantu bose ni divine. Divine ni ukuvuga divine cyangwa ganisha ku bumana. Murakoze cyane rero, ubwo tuganiriyeho amagambo wakumva. Perdido ni lost, el ser humano ni human being, every human being, todo ser humano divino, every human being divine. Yari Peter Claver Rurangwa rero, iyi page ivuga kuri Nietzsche yari nziza cyane kandi turayifatanyije kuyumva. Murakoze.